ndambaho mu buzima rero bwo kuzirana n'ibyo bisasu n'ibyo bibombe. Ntago bose ari bisasu, ariko burya aho igisasu kiri kiba kisinziriye. Ntago ushobora kumenya ko gihari, ukimenya ukanamenya niyo myaka ugezemo. Mugenda muyiga ku ishuri, sinzakwigisha ngo umenye imyaka yawe nunacikwa ukoresha agakingirizo. Nta mahirwe nguhaye yo kukubwira ngo uzakoresha agakingirizo. Menya uburiwe, kwimenya bizakugirira umumaro. None se koko uvutse mu muryango ukennye, barya rimwe ku munsi cyangwa bakamara bakundwa turabana b'Imana. Muri iki kinyejana cya 21 isi iri kwihuta ku rwego rutangaje. Urubyiruko rwa none rurahuze cyane, dore buri wese yibereye mu bye. Babyeyi mukanguke mukangure, rubyiruko ni imwe mbaraga za none n'ejo. Iki nicyo gihe ngo wubake amahame azagenga ejo hazaza hawe, bityo utanga umusaruro kuri wowe ubwawe, ku gihugu cyawe, itorero n'umuryango nyarwanda mugari. Ntugacikwe n'ikiganiro Teguraejo ugezweho n'umukozi w'Imana Mukeshimana Emerita uzwi nka Mama Charlene. Ni buri wa gatanu ku rubuga rwe rwa YouTube Mama Charlene Official. Rubyiruko, ikiganiro Teguraejo ni itafari ry'umutamenwa uzubakisha hazaza hawe. Ndifuza kuzagerayo. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje urubyiruko kuko turi mu nyigisho y'urubyiruko, inyigisho ivuga ngo tegura imbere hawe rubyiruko. Turabashuhuje rero aho mudukurikiranira mu bihugu bitandukanye ndetse no mu gihugu cyacu mu ntara zitandukanye no mu bihugu by'abaturanyi. Turabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Urubyiruko, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere yuko rero mumeze neza, kandi nizere yuko episode ya mbere mwaguwe neza, kandi ni wumva inyigisho ujye wumva ibikureba, urusheho guca bugufi no kugira ikintu wisabira Imana. Dukomeje rero n'ubundi mu kiganiro cyitwa Tegura imbere hawe rubyiruko. Ni ikiganiro nateguye nzavugamo ibintu byinshi cyane kandi bizagirira umumaro urubyiruko, kuko mbere yuko nitwa Mama Charlene nanjye nabaye urubyiruko. Nzajya ngenda mbanyuriramo no mu buhamya bwanjye kera ndi urubyiruko, kandi nzakubwira ngo hari n'amahirwe nagize kubera gutegura nanjye imbere hanjye narahateguye, ngira uburyo nitwaramo kandi byangiriye umumaro. Niyo mpamvu ndi umubyeyi ushima Imana, kandi ndi umumama mukuru. Ko biri kose ijambo nakubwira aho haritega mu amatwi, kuko urugendo uzatangira njyewe nzaba ndugeze kure. Mbese mfite byinshi nababwira. Imana rero y'amahoro nibahe umugisha. Iyi ni episode ya 2 ivuga ngo tegura imbere hawe rubyiruko. Ubushize twari twaganiriye ukuntu imbere hawe ari wowe uhafite, ariko uyu munsi nifuje ko dukurikizaho ijambo rivuga ngo kumenya uwuriwe. Kumenya uwuriwe, kumenya uwuriwe, kumenya ndetse no kwimenya. Kumenya uwuriwe, kumenya aho uvuka, kumenya aho ukomoka, no kumenya umuryango wawe. Muri make kwimenya nk'urubyiruko, ukimenya. Burya no kubanza kwimenya nabyo ni byiza. Kwimenya rero bijya bigorana. Kwimenya bijya bigorana, kandi iyo umuntu yiyizi ni nawe umenya uko yigenza. Hari ukuntu mujya muvuga ngo imyaka yanjye irabinyemerera, turi mu myaka ya adolescence. Ariko burya iyo wiyizi hari ibintu bitakubera ikibazo. Iyo myaka ya adolescence se ko muyiga mu ishuri, ni gute uba ugomba kuyitegura mbere yuko uyigeramo, ugategura ukuntu uzayitambukamo, kubera yuko n'abitwa ko ari bakuru banyu, n'abitwa ko babaruta, babatanze kugera inaha,
njyewe sigaye mbona yuko nta n'ibyo kuvuga ngo imyaka y'umuntu, kuko sigaye mbona n'abayirenze nabo barasaze. Niyo mpamvu rero ukwiye kwimenya kugira ngo numara kwimenya, kuko iyo umuntu yiyizi gutegura ubuzima bwe biramworohera. Urugero, nabayeho mu bihe byo kwikodeshereza inzu yo kubamo. Nikodeshereza inzu yo kubamo hari imibare nagiraga. Icya mbere narirebaga nkabona nta nungurira amavuta, nakireba nkareba ninjye wiyishyurira inzu, nakireba ngasanga ninjye wigaburira. Kubera ko nari niyizi ko mbayeho nk'imfubyi mfite umuryango, hari ibitekerezo nagize. Nahoranaga ijambo rivuga ngo mbese ubu ntwise najya hehe, ndwaye sida narwazwa nande, mbaye ikirara byagenda gute. Hari igihe utwita ariko nyoko akakurerera, hari igihe utwita umuryango ukagukunda ukakwitaho. Ntago naba kwitunga byari bingoye ngo njye kugerekaho n'indahekane z'abana. Ni nacyo cyatumye menya uwo ndi we. Nabayeho mu bukumi bwanjye ndi umukobwa washaririwe, narababaye. Harimwe abafata uko banyumva, ariko nzi ko hari abantu banzi, abo twakoranye muri Nyarugenge, abo twagiye tubana kera ahantu bitaga muri Havana, habaye muri kazi, abantu twagiye dukorana umurimo wo kudoda, barabizi ko ntari umukobwa sinigeze niyandarika, nta nubwo nigeze niyanduza. Aho natuye harahari muri uyu mujyi, hari na benshi bankurikirana bazi ko uwo mwuka utigeze umbaho w'uburaya. Njyewe nahoranaga imibare, numvaga ndi njyenyine. Impamvu numvaga ndi njyenyine nuko niyishyuriraga inzu y'ibihumbi 4. Impamvu numvaga ndi njyenyine nuko nari responsable w'ubuzima bwanjye. Ibyo rero byatumye mbona umuntu w'umugabo nkabona ni ikibombe, nabona umusore nkabona ni igisasu. Mbese nakuze cyangwa nzamuka, numvaga ari abantu batagomba kunyinjirira mu buzima, numvaga ari abantu bazanyongerera ibibazo aho kubirangiza, numvaga ari abantu bazantera umwaku mu buryo bwo kugira gute kunshora mu ngeso mbi, nkongera ibibazo ku byo mfite. Naho nashakaga kukubwira ngo ujye wimenya. Nashakaga kukubwira ngo ujye wimenya. Uvutse mu nduru ya papa wawe na mama wawe, hanyuma nawe ugiye kongeraho indi nduru. Reka nkubwire, uramutse wimenye ukamenya aho ukomoka, hari ibintu waharanira kutazaba umukene nk'abiwanyu, waharanira kwiga kuko abo iwanyu batize, waharanira kuzaba umukire kuko iwanyu nta mukire ubabamo, waharanira no kuzurira indege kuko nta wayuriye mu muryango wawe, waharanira kuzakora ubukwe kuko uzi ko iwanyu nta wabukoze, waharanira kutazatwara inda mu buryo butemewe kuko uzi yuko abiwanyu babyariye iwanyu. Ujye wimenya, ubikurure, wimenye, umenye aho uvuka n'aho ukomoka, umenye papa we na mama wawe, umenye abo muvukana, umenye akarere ukomokamo, umenye n'amateka y'iwanyu, umenye. Nuramuka wimenye, hari imbaraga zizatera ibitekerezo byawe, hari n'inshingano uzihutira kwinjiramo kugira ngo bigende bite, kugira ngo usibanganye amateka mabi wakomotseho. Kwimenya ni byiza, byangiriye rero umumaro. Kandi ikindi, njyewe kubera yuko nari niyizi, aho umubabaro nawukuye ndahazi. Njya mbwira abantu ngo natangiye kumenya ubwenge ndirira. Uzi ko yandeze azaze kuri kamera bivuge, dore ko muzi kuvuga. Uzaze umbwire ko iriya niyo mace nikodesherezaga kwa Mutwe. Hari kwa Mutwe, karagande ko kwa Mutwe njya mpatambuka nkakebuka. Uzi ko yandeze akamenyera ubuzima, akandera nk'umukobwa wari ubyirutse, azaze kuri kamera muzamuhe mikoro. Ndabizi ko namwe ayo makuru mujya muyagira, ariko nge nzi neza ko
nabayeho ubuzima ndi umwana mutoya mba responsable w'ubuzima bwanjye mu myaka 15 nari nzi kwiyishyurira inzu nari nzi gufata agakesi nkabikamwe amafaranga rero impamvu nagiye ntinya hanze nkatinya n'amanyanga nabonaga imizigo nikoreye ntazayigerekaho iyindi ntago nari kugira imizigo yo kwikodeshereza inzu yo kubamo ngo ngire n'indi mizigo yo kwikorera abagabo n'abasore n'indahekana ubwo rero niyo mpamvu nakuze ndi mu myanzuro ikomeye kuko nari niyizi nari umuntu w'umurakare nari umuntu wababaye ubundi ntangiye kumwenyura maze gukizwa urumva nari narasiritse mbona abantu mwese muri abagome kuko nta wari warangiriye impuhwe ninde se wazingiriye nta wazingiriye tujye tuvugisha ukuri cyangwa mbwira abantu ngo nushaka ko bakuvuga neza ujye ukora neza hanyuma kandi nta muntu ndi kuveba nibyo nababwiye muri episode ya mbere ngo imbere hawe ni wowe uhafite nta wundi uhafite kandi nkubwire ngo ntago nge nari nzi ko nzaba umuyayo ntago nari nzi ko nzikodeshereza inzu yo kubamo ntago nari nzi ko nzitunga ntago nari nzi ko nzikorera urugo ku mutwe ntago nari nzi ko nzanyura muri buriya buzima hari ubundi buzima nari narateguye nkiri muto kuko hari iby'amaso yanjye yabashaga kureba ariko byose birancika mu kanya nk'ako guhumbya nisanga ndi umuyanya nanjye nari nzi ko nziga nk'abandi nisanga nikodeshereza inzu nanjye nari nzi ko nzarerwa nisanga ndwikoreye ku mutwe nanjye nari nzi neza ko nzarwicaramo hanyuma arata nari nje kukubwira ngo kwimenya byangiriye umumaro kuko niyo umusore yanzagaho nabonaga ari umuntu uje kunyicira amateka bityo rero bimfasha kuba mefiya bimfasha kubirukana bifasha kutabaha agaciro kuko iyo nza kubaha agaciro mbafite ubuhamya bw'uburaya buryo uburaya nubwo mumbatiza ntago nigeze mbayo nta nubwo nigeze njya mu bagabo n'Imana yangira bizi ko mu bukumi bwanjye ntigeze nitwara nabi ikindi kwimenya byangiriye umumaro cyane byatumye menya ubwenge hari abantu bambaza ngo ni gute nabashije gusporta kwakira gutunga abana 5 nanjye ndi umwana ni gute nabibashije nkabishobora mu kuri impamvu nashoboye kuba umugore nuko no kuba umukobwa nari mbishoboye none se ni gute ushobora kunkangisha kwikodeshereza inzu mfite abana 5 narayikodeshereje ndi umwana mutoya urumva nari narateguye imbere hanjye nateguye imbere hanjye kandi imbere hanjye nahateguye kera buryo ubuzima uzabamwo nagira ngo nkubwire ngo n'Imana iguhera kera njya nibuka ukuntu najyaga nkukiri nk'amase murayazi se mama ko muri abi Kigali ndibuka nk'uburebye n'intoki zanjye shaho iyo uzitegereje ubona zarabaye tirida se ya murayizi tirida ni icyuma kigira amenyo ankane nimba mbyibuka nanjye mbiheruka kera Imana yaramwakuye intoki zanjye zabaga zimeze nka tirida nazamuraga ibisogororo n'ibyatsi n'amase gukubitikire igitebo ku mase cy'amase cyuzuye amase ukagikubita ku mutwe ukijyanye mu ntabire y'ibijumba n'ibiki cyangwa mu rutoki nari mbizi nari nzi guca icyarire ndi umwana mutoya nari narabyitoje nkubwire nzabategura mbabwire ngo ibintu byose bikubaho hari ikintu ari umumaro bizakugirira kereka ni wikura ku Mana uri kumva nari nzi kuvoma nari nzi gukora ibijumba nari nzi gukora imirimo ikomeye niyo mpamvu rero maze kuba umugore nanjye nabashije gutunga abana banjye 5 ntigeze mba umusongareri ntago nari narateretse inzara ntago nari wa mugore wibebeje wigize nabi nari umugore wasiritse wibabariye wavukiye mu miruho nkayisegura nkayiyorosa kandi imiruho nagize ndi umugore nayigize ndi umukobwa burya ntimukange kuruha no kubaho nabi hari ibintu biba biri kubategura muri mwebwe nimba hari ikintu kigoye nugushaka umukobwa wateretse inzara babwira koza ibyomba kanga akavuga ngo urwara rwanjye ruzacika uwo mukobwa shanureba nabi nabura umukozi azakubwira ngo byiyogereze ibyo byombo rero kwimenya byangiriye umumaro kandi byatumye
byatumye ntegura imbere hanjye, kandi burya nuko mwibeshye kuba narateguye imbere hanjye nkaba ndi umubyeyi ufitiye umumaro isi, nuko no mu bukumi bwanjye nanjye ubwanjye nari nigiriye umumaro. Ntago najugunywe ngo nanjye nijugunye, naharaniye guteza imbere ubuzima bwanjye, mparanira kugira ibyo nirinda. Ndabyibuka hari igihe kimwe nakoraga akazi ko mu rugo nyine, ariko ugasanga n'ibishuko biraje. Ngewe nzi ko hari umuntu wigeze ambwira, kandi nari umwana mutoya, mba ahantu rwose cyokora heza, kuko nabaye ahantu ntabwo ari heshi, nabaye ahantu hake cyane, kuko aho najyaga nahamaraga imyaka myinshi. Hari ahantu nabaye, umuntu araza, sishaka kugira gute guca muri detail kugira ngo nuko nyine, kuko hari n'igihe nyine bagukurikirana bati dore Husina disi yewe uriya ni Husina wabaye kuriya. Rwose umuntu araza arambwira, ndi umwana muto, umuntu araza arambwira ati rero Husina ndagukunda, kandi yari umuntu mukuru. Ye baba we rubyiruko, nzabigisha mbabwire ngo mujye mwirinda. Uwo muntu araza, nari nakoraga akazi ko mu rugo, nza kuhava aho hantu kuko yajyaga aza aho hantu nabaga, aramenya. Hanyuma mpavuye arankurikirana baririza ahantu ndi. Hari ahantu nabaga rero ndindiriye gushaka kandi kazi ko mu rugo, ngiye kubona mbona ngezeho aje kundeba, ngira ngo nakana yikundiye, kuko narakana nifite imyaka mike pe, narakana ngira ngo nakana aje kwirebera nyine aho hantu kimukiye, kuko yazaga nyine banyikundira ngo ndakana nuko. Hanyuma aje ambwira amagambo akomeye, arambwira ati rero, yari yarampimbye izina, yanyitaga gira amata. Yanyitaga gira amata. Arambwira ati rero gira amata, ndagukunda, nkajya ngo ni umuntu nyine w'umupapa ukunda umuntu w'umwana wiruhiye nka mama Sharire, nka Husina. Arambwira ati rero ndashaka ushaka ikibanza nzakikubakira. Yari afite ubushobozi, ntago yoroshye ntago yoroshye, gusa ntabwo akiriho, yarapfuye. Naje kubimenya ko atakibaho, atushaka ikibanza nkubakire. Yari abifitiye ubushobozi kunyubakira, kuko ari umuntu ukomeye. Noneho mbwiye ngo gushaka ikibanza ngo nyubakire, ubwo buranyishe. Ndavuga isubu icyambere, imyaka nari mfite no kujya kubakirwa inzu, numva ubwo buranyishe. Arangije kuko yari yaparitse hepfo aho nabaga, rero ntegereje akazi ko mu rugo, ni kundushyi z'abagore nazo zafuraga imyenda, bicaraga ku gikombe cyawusa nabo agasonga bugari. Hanyuma arambwira ati rero ndashaka ko nzagura ikibanza, ugishake nkikwishyurire, hanyuma nkubakiremo inzu. Ikindi arambwira ati noneho narinje no kukureba, hita witegura uze tujye mu mujyi. Hari umuntu witwa Nyiragasazi, sinzi nimba ariko bamwita Mbabarire, niko twari tuhaze ngo niduka twitaga ngo kwa Nyiragasazi, ibintu nk'ibyo. Arambwira ati ndashaka ko tujya gushopinga, tukajya gushopingayo imyenda n'inkweto. Ibaza nembonye umuntu njyana gushopinga, iryo zina niryo bwa mbere nari ndyumvise. Hanyuma ndamureba, ambwiye kujya gushopinga ngo ningene njye mu modoka tugende, ngewe ngira ubwoba. Ndareba noneho si n'umusore, n'imyaka yanjye yari mikeya, n'ibyo gushaka ntago byari birimo. Noneho ndareba se uyu mupapa koko kujya gushopinga kunjyana mu mujyi, mpita ngatekerezamo, ndavuga inubanza ari sugar daddy. Hanyuma mubwira ijambo, nabwe none se kuko yari afite umugore wawe ambonye mu modoka tugiye gushopinga njye nawe, nta kibazo yagira? Aho mpagira ikibazo. Ndamubwira nti none se ubwo ambonye navuga iki? Oya, ndamubwira nti hoya, ngewe ndumva ibyo bintu bitandimo. Ikintu rero cyanyeretse yuko ari sugar daddy. Tumaze kuganira, ahagurutse ngo nimuherekeze, haraza ati ngaho rero mpobera, unyumvire. Urumva ko yari afite misiyo, ati ngaho mpobera. Ni hoya,
ngewe ibintu byo guhoberana ntago mbizi, nta nubwo mbikunda. Yampobeye ku mbaraga nanjye ndamusunika ukuntu aranabandagara yikubita hasi ameze gutya. Burya nimuzajya mwumva ngo n'umuntu yisha undi, hari n'igihe umuntu yica undi atagize gute, atabigambiriye, kandi yari n'umuntu mukuru kandi kuko niko kuri. Ibyo bintu sinabikundaga, sinanabishakaga, ngewe nari umuntu wibabariye, urumva numvaga mfite umubabaro wanjye kandi ntawe uzawunkiza. Nuko hanyuma uko biri kose n'icyo kibanza yambwiye gushaka ntabyo nashatse, numvaga bitandimo, numvaga ari cyashuga dadikije. Ubwo biba bigize gute, birarangiye. Umuntu yajyaga ampa amafaranga, umuntu akampa amafaranga. Hari ukuntu umuntu aza akagupfumbatisha amafaranga uri umwana, ariko ayo mafaranga yonyine akayagukuruza atavuze. Yazamara kukugwiramo ayakoherereza ku gatelefone, yakata akagupfumbatisha, uko agenda agutumaho utuntu gake atavuze. Agasaha akuguriye kakabari ari ijambo akubitsemo, akakweza kuri telefone 2 cyangwa 5, sujya ngo munaziru kuri ko muzira n'ubusa. Utuntu agenda gushukukisha, tukazavukamo ikintu gikomeye cyo kugutera inda ukava mu ishuri, kugutera inda. Burya kandi reka mbabwire, nuba uri umukobwa ugaterwa inda, ujye umenya ngo hari amahirwe yawe menshi ugize gute, wishe pe, kandi naho batayigutera ariko kwinjira muri biriya byaha, ujye umenya ngo watangiye kwica imbere hawe harangiye. Umuntu yajyagamo amafaranga nkayanga, nkumva sinzi ibintu Imana yari yarashyize muri ngewe, nkumva ngo ayo mafaranga mpaye hazaza kuyanyishyuza. Nuko nyine numvaga bimeze, kandi koko niko kuri. Umuntu aguha amafaranga wamukoropeye, aguha amafaranga waje kumufurira supresi ze n'amakoboyi ye, aguha amafaranga wamutereye ipasi, aguha amafaranga wamutekeye, ikintu wamukoreye gihora gituma aguha amafaranga niki. Hari umunsi azaza kukwishyuza. Ngenda mbaho mu buzima rero bwo kuzirana ibyo bisasu n'ibyo bibombe. Ntago bose ari bisasu, ariko burya aho igisasu kiri, aho igisasu kiri kiba kisinziriye. Ntago ushobora kumenya ko gihari, iyo cyaguturikanye nibwo bimenye. Narindi kukubwira ngo ikintu bita kwimenya, ukimenya ukanamenya niyo myaka ugezemo. Mugenda muyiga ku ishuri, nzi neza ko muri iki gihugu cyacu bagiye bahagurukira ibintu byo kubigisha ku bintu by'imyororokere. Sibyo ngiye kubigisha, ndarengana, nta n'ibyo metrije ntabyo nzi, ahubwo ngewe ndashaka kukubwira ngo kwimenya. Nimba uzi kugeze mu gihe cya adolescence, ubundi reka nkubwire ikintu bita essence yo yegereye umuriro, nta kindi gikurikiraho ni inkongi y'umuriro, hagashya hagakongoka. Hanyuma nimba uzi kuri muri iyo myaka, hari ikintu kwe kwirinda. Nimba yiri muri umusore, kwe kwirinda abakobwa. Nimba yiri muri umukobwa, ukwe kwirinda abasore. Ugomba kumenya iyo myaka yawe, ukamenya ayo maraso yawe, kubera ko nta na rimwe Bibiliya izakubohora ngo kubera yuko ufite imyaka mikeya. Nta na rimwe Bibiliya izakubohora ngo kuko ugeze mu myaka ya adolescence. Kandi reka nkubwire, kuzajya muhora mwitwaza imyaka yanyu, ugomba kumenya imyaka ufite niyo ugezemo, hanyuma wanayimenya ukamenya uko uyikontorora. Sinzakwigisha ngo umenye imyaka yawe nunacikwa ukoresha agakingirizo. Nta mahirwe nguhaye yo kukubwira ngo uzakoresha agakingirizo, kuko ushobora kwirinda. Reka nkubwire, ushobora kwirinda sida, ariko reka nkubwire hari ibindi byago bidaterwa na sida, hari ibindi bigeragezo, hari ibindi bintu bikomeye byica amahirwe bidaturuka kuri sida. Kwirinda kwiza ni ukwirinda, ukirinda ingeso mbi, ukirinda ingeso z'ibyaha. Hanyuma narindi kubabwira ngo menya uwuriwe, menya uwuriwe. Kwimenya bizakugirira umumaro. None se koko uvutse mu muryango ukennye, barya rimwe ku munsi cyangwa bakamara iminsi 2 batarya, warangiza ukajya kwishinga abana bahaze ifiriti, barya ubuto bwa buri munsi, ukajya kubishinga aho kugira ngo uharanire ikintu cyatuma uvana mu bukene wanyu.
erega amateka mabi y'iwanyu wavutsemo ufite ubushobozi bwo kuyahindura wowe ukaba mwiza. Amateka ya mama wawe, amateka y'abavandimwe bawe ushobora guharanira kuyivanamo ukavuga ngo reka njyewe nzavemo meze gutya, hanyuma ugakura ubabaye kandi ufite intego yo gutera imbere. Birababaje kubona umwana uvuka mu nzara nkawe, uri umwana uvuka mu bakene. Uri kumva abo muvukana bose nta wateye imbere, abo muvukana bose nta wakize, bishwe n'imbeteza abandi bicwa n'ibigage. Wowe urarokotse ugize amahirwe, Imana irakumurikiye, uhawe agakiza, iguhaye inzira yo gutera imbere udakoze ibyaha. Ayo mahirwe yapfushije ubusa, ugiye kwigira nk'ababana. Ese bamwe ko bazira ngo ubushyuhe babukura mu buto baba bariye, wowe bira bivuzo by'iwanyu na kiriya gikatsi wavukitsemo unywa ibintu bitongera imbaraga ntibyongera amaraso, ntibitera imbaraga, ntibirinda indwara. Hari ibintu umuntu arya ubwabyo bikaba byamwiyicira. Uwavukiyemo wowe n'iki kigutera kumera gutyo? Ukwiye kwimenya, ntabwo ukwiye kwitwara nk'abagashize, ntabwo ukwiye kwitwara nk'abazagwa bakagira ababegura, ntabwo ukwiye kwitwara nk'abazakomereka hakagira ababomora, ntabwo ukwiye kwitwara nk'abazatwara inda bakagira ba nyina babajyana Fayisari bakajya kubyarirayo. Ntabwo ukwiye kwitwara nkabo, ntabwo ukwiye kwitwara nkabo. Kaminerivare mama we yagutangiye, ujye umenya ko yagurishije ihene ariko abandi bayayoye ku makonte. Ntabwo ukwiye kwitwara nkabo, nta soni. Urabona agafaranga aho kugira ngo ugirire umumaro umuryango wawe ukajya kwiga gusinda. Iwanyu kuva babaho bataranywa isukari ikoze, mujye mumenya abo muri bo, mumenye naho mukomoka, nabyo bizabafasha gutera imbere. Ukabona umuntu n'umwe mu muryango n'urubyiruko ahawe amahirwe yo gukira no gutera imbere, aho kugira ngo agire ikintu amarira iwabo, akiga kumenya abakobwa b'amoko yose. Hakareba umukobwa ati ndashaka kugera ku nzobe, akabashoye maye, ndashaka kureba abananutse uko bamera, akabara yatanze amafaranga akayatankaza mu bitagira umumaro. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubona n'amafaranga ujye ufatirana uyakoresha iby'umumaro, kuko nayo azaguruka gucike, kuko ntiwigeze uyidoderaho. Ndumva nifuza ko dusoza iki cyiciro, ndifuza ko dusoza. Kwimenya bizakugirira umumaro. Wigenda nk'umuntu utagira ubwenge, kandi ubwenge bwawe buracyakora neza. Uru rubyiruko, intambwe usigaje gutera kugira ngo ube umugabo ni ndende, intambwe usigaje gutera kugira ngo ube umugore ni nyinshi. Imbere yawe hari intambwe nyinshi. Niyo mpamvu ukwiye kugira vuba ugasiganwa n'ibihe, kandi umwaka nugucika ujye umenya ko utazagaruka. Kandi uko umwaka ushize nubwo mwirata mugakora ibirori, ujye umenya ngo muri uwo mwaka nuhomba ntabwo uwo mwaka uzagaruka, hari undi uzaza. Mugomba gusiganwa nk'igihe nk'abatagifite, kandi iminsi yawe n'amezi n'amasaha ukajya ubikoramo ibintu by'umumaro. Yego, ukazaba umuntu wo kwifuzwa na mama wawe, akazishimira icyatumye akubyara aho kugira ngo azicuze icyatumye akubyara. Mana y'amahoro nibaha umugisha. Hanyuma mbifurije gutegura imbere hanyu, kandi mbifurije kumenya abo muri bo. Hanyuma ca bugufa huri ngusengere, Imana y'amahoro iguhindura ikoresheje izi mpuguro, kandi izi mpuguro zishora imizi muri wowe, uzizamukiremo kandi uzikuriremo. Reka dusenge ushyigikirwe n'Imana. Ndagushimye Mwami Imana yacu, uri umugongo mugari uhetse isi. Ni wowe ubyara kandi ukarera abo wabyaye, ntujye uduta ku nzira. Urashoboye kandi urasobanutse, habwa icyubahiro. Ndasengera urubyiruko runkurikiranye aka kanya, ndasenze kugira ngo abari kure bigizwe hafi n'Imana, ndasenze kugira ngo abadafite imbaraga babashishe, abahumye bahumure, kandi abasunikwa bigenze. Ndasenze abana bawe bashoboze gutegura imbere habo, bashoboze kwimenya,
bamenye iyabahamagaye, bamenye n'umugambi wawe kuri bo, kandi bamenye icyiza n'ikibi, bamenye ibibica n'ibibakiza, bamenye ibyabagirira umumaro, bamenye ibyabateza imbere, bamenye ibyatuma bagurirwa imbago. Ndasenze kugira ngo bashyigikire, ndabasengeye imbaraga z'Imana zibageremo, ubu butumwa nibuhindure Mana, buherekeze bufite ububasha, buherekeze bufite ubushobozi, buherekeze buhindure, buherekeze bugira icyo burema. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.